akomeze nk'ikigo ry'ibitego. Papa nta kibazo ubu ngubu nzi ubwenge n'uriya mwarimu ushaka wamwishyura kuko yaranyigishije neza ibintu byose narabimenye, yanyigishije n'ibyo muri segonderi kugira ngo ngeremo mbizi. Niba warabimenye reka ngire icyo nkubaza. Kabiri guteranyaho gatatu ni kangahe? Ni 10. Ariko ubwo nibwo ubwenge uri kuvuga yakwigishije? Ubwo sinzi uko byagenze ariko nzi ko nyine ari ibyo nkubwiye. None se reka nkubaza, perezida w'u Burundi bamwita ngo iki? Samwita Putin se. Tugenda bangegeraho. Ntabyo ubuzi wowe urashaje. Perezida w'u Burundi yitwa Putin. Ibindi ushaka ni ibiki? Ngaho reka ngira kandi kantu nkwibariza. Nta kibazo mbaza. Nukuvuga ngo ibi ngiye kubaza. Ariko buretse mbere yo kumbaza yanyigishije na shimi mu bintu kugira ngo njye mu wa mbere segonderi mbizi. Bambwira ibyo wamenye muri shimi numve ko hari ikigenda mbone kumwishyura. Harimo igisantera, ibinyazina, utwatuzo, yewe n'ibindi byinshi na social studies n'igifaransa byose. Umve muri shimi namenyemo ibintu byinshi cyane. Urenga nk'umwarimu wakwigishije. No.